Halo halo muraho neza, ndabashoje mbifuriza amahoro y'Imana, Imana irinda aho muri hose, muri ibi bihe by'imvura, muri ibi bihe by'imbeho, aho muri mwese ndabashoje, nizere ko imvura mwayibonye, bari bafite imyaka itangiye gupfa, ariko muri Imana iriho ntacyo tuzaba kuko tumufite, ni umurengero w'ubuzima, buracya bukira, ejo bukira kubera Imana tukabaho, ntitukihebe kuko dufite umwami ugira neza. Ahantu rero muri bose mu bihugu bitandukanye, ikaze kuri channel yacu bikora bite, aho twiga ibimera binyuranye, byaba ibiti, byaba ibyatsi, byaba ibisimba, mbese buri kimwe cyose tukamenya umumaro wacyo, nubwo tubibona, nubwo wabimenya burya ntacyo biba bitwaye. Kuri channel yacu bikora bite rero, uyu munsi tugiye kwiga akatsi gato cyane ariko gakora ibitangaza, ni akatsi bita ihoza. Waba wararijwe n'umukunzi wawe, waba ufite intimba ku mutima kubera urukundo, umukunzi wawe yaragiye, yaba ari umugabo wawe cyangwa umugore agakunda abandi bagabo, yaragushavuje mbese, hano hari icyo bita ihoza, ihoreze mama. Ihoza rero ariko abantu bari abahanga pe, ihoza ni umuti ukomeye, ihoza ni ihoza, ihorere mama. Ihoza rikora mu rukundo, ihoza ryirukana amadayimoni mu rugo, ihoza rivura ibintu byinshi riranakagira buriya no mu rugo, ariko reka twige bikeya muri byo, mbanyuremo muri makeya. Ihoza mwebwe namwe aho muri hose, buriya abanyarwanda ni benshi cyangwa abantu bose bumva ikinyarwanda baba bazi ibintu by'ibiti, ihoza mwebwe murikoresha gute iwanyu? Murakoze cyane rero, kuri channel yacu bikora bite, reka mpere ku bintu bijyanye n'urukundo. Mwarambwiye ngo ujye manza mbasobanurire icyo riba rivura, mukarikoresha mumaze kumenya n'icyo bivura. Hari ukuntu ubaho mu buzima ugakundana n'umuntu, uri umukobwa mukundamye imyaka 5, imyaka 6, akubwira ngo uretse ejo nzaza iwanyu, ejo nzaza kutwereke, ejo tuzandikwa, ariko wa muntu agahora ahindura igihe. Wa muntu mwakundanye ufite imyaka wenda 22, ugeze muri 28, igihe kiragera arangije ashaka undi muntu, agusiga mu ntimba ikomeye, ariko undi akaza mukundanye, ubundi ukundana umuntu n'imyaka 3 yose 2, mukundana ibiki wundi rwose, ukamukabaho nk'umugore n'umugabo, ariko akaza n'undi wo ku ruhande waramutaye igihe cyawe, ariko uzi gutakaza igihe mu rukundo uko bibijyana n'ukuntu bibabaza. Rero abantu bameze gutyo, nimba ufite umuhungu ukubwira ngo uretse gato, ngiye kukurangira umuti, uyu muhungu icyo azakubwira azaba ari ukuri. Nahindura umunsi uwo muhungu uzamureke, nahindura umunsi umukobwa wambwira ati waje tukakwiyereka, tukahura tukamenya uko mwakundaniye kuri interinete, telefone, ariko nturahura nawe, mbese yagutwaye uruhu n'uruhande, ariko nturahura nawe, nabyo bikujyana inyuma. Hari n'ukuntu ukundana n'umuntu, yaba ari umukobwa cyangwa ari umusore, buriya abagabo nabo barabazinga, kuzinga umugabo, kuzinga umusore kugira atazashaka, bakamuzinga neza. Ntabwo abakobwa gusa cyangwa abagore aribo bazinga, bakundana n'umukobwa ari muzima, ariko umuhungu byaramucanze. Hari n'ukuntu ukundana n'umuhungu pe, mutabana we naho umugore n'umugabo, rimwe na rimwe wajya unamuhura mukaryama, ejo bugacya, ejo bundi bugacya, ukibaza si uyu muntu ni ukwitonda. Akenshi
akenshi uwo muntu ngewe nkeka ko aba atari muzima. Ubwo se nimba uraye hamwe nawe ukwezi kose nta kuntu akubwira cyangwa ngo umenye wenda wanga ariko basi yanabigera, uwo muntu ubundi uba ukeka ko ari muzima? Ni hahandi muzashakana n'ubundi ukiberaho nka mugabo umuhungu nka mushiki we nuko mukaba muri ubwo buzima. Ariko ihoza rero ni umuti ukomeye nimba ushaka kwigarura umukunzi wawe. Umugabo baramutwaye, umugore baramutwara, umukunzi we baramutwara, ariko ajya ataha mu rugo rimwe na rimwe, rimwe na rimwe. Uko wabigenza rero ufata rino hoza, ihoza ugashaka n'icyo bita umukunde. Byose umukunde nawe murawuzi. Wamara gufata umukunde ugashaka n'inyabarasanya. Byose ni ibintu bitatu, utazavanga ibintu. Warangiza ukavuga ati uri nihoza, narijwe n'abantu benshi bantesha umwanya igihe n'ibindi byose. Uyu muntu ngiye gushaka, ngiye gusangira nawe n'uyu muti nihoza, azampoza umutima wanjye wose, sinzongere gushavura ukundi. Umukunde akankunda ubuzima bwanjye bwose, inyabarasanya akajya ahora andasanira, bamvugana nabi akavuga ko nta n'ikosa ngira kandi uri umunyamafuti. Iri hoza rero uragenda ukarisekura neza, wamara kurisekura warangiza ukayunguruza ka kayunguruzo k'intuza, kano kaza kayungurura icyayi ugashyira nko mu cyo kurya. Noneho iyo ari umuntu ufata igihe akavuga ngo nza, icyo gihe wisiga mu ntoki. Igihe umuhobera agahera nko mu bitugu umanura, ukamubwira ati nkukuyeho icangiro ryose bari baragushizeho, basi fata gahunda. Ni uburyo bwo kuzingura umuhungu cyangwa umukobwa utemera kwivuza. Imbaraga zirumwa abantu, hari imbaraga mu isi mbi cyane. Abarozi bariho, abagizi ba nabi bariho. Ibyo byose rero iyo biriho ukavuga ko wenda rimwe na rimwe kwivuza ntacyo bivuze, numva kwivuza we ntacyo bivuze, ariko hariho umuntu umaze igihe kinini afite intimba ku mutima. Wowe urarya ukanywa, ufite umuntu ukugaya, ufite umuntu ukwitaho, ejo arakubwira ati waramutse te sheri, ejo ati wiriwe gute, wagaruka akagusanga mu rugo akaza yisanga. Hari uza agasanga ni amasafuriya, agasanga ni amasahani ari aho ngaho. Hari usanga agasanga akisanga ni matora iri aho ngaho gusa, nta n'ikindi yasanga. Rero umenye ko mutandukanye kuko nawe ntabwo aba ari we. Hari n'ukundi rero abantu bakunda kuzinga, bamara kubazinga bakabazingira nko ku bisekuru cyangwa bakamuzingira nko kuri nyabingi y'iwabo. Kuri nyabingi y'iwabo, gahunda nko mu muryango cyangwa muri karitsiye bagapfa nk'umukobwa cyangwa umusore wapfuye adashatse, ugasanga umuntu w'umukobwa bamuzingiyeho. Inzingo ni nyinshi pe. Bamuzingira ugasenga, wasenga ugasenga ukivuza bikanga, ariko barakugenje gutyo. Ariko abantu benshi bakunda kuzingira kuri nyabingi, mbese rimwe na rimwe ikimenyimenyi, icyo gihe uryamana n'abagabo utazi, ukajya kuryama nijoro ukabona nk'umuzimu araje cyangwa akaza mu ishusho y'umuntu runaka, ugasanga murararanye. Abo ngabo benshi baba barabashinze kuri za nyabingi, cyangwa umuntu akakuroga nyine, akakuroga nk'ikigini runaka, cy'ejo kikaza kikagera gute mukararana kikakumva, yego ko ibintu bigakomera. Rero abantu bafite ibyo bibazo, ubwo buryo wajya ukoresha uburyo ugatera no mu nzu ahantu uba, ukanawukaraba kuko izo mbaraga zigenda zivaho. Hariho n'abandi bantu bazinga bakamuzingira nko ku nkoko. Ku nkoko itari yabika, ariko ntabwo mbigisha gukora ibibi, mbigisha gukora ibyiza, kuko imiti bavangiramo ntayo mba nababwiye. Ndi kubabwira uburyo mwizingura mukareba ko mwafata ejo heza mukabaho. Ibyo ngibyo nabyo bibaho. Ihoza rero ku bantu bazinzwe muri ubwo buryo, bafite intimba ku mutima, umugabo we yaragiye. Nimba ufite umuntu wawe wagiye muri ubwo buryo wakoresha biriya. Hari n'ukundi rero batega nk'ibintu mu rugo
ugasanga nk'umwe mu mugabo cyangwa n'umugore bamuroze icyo bita irindagiza, akarindagira pe, ejo yaraye hano, ejo bundi yaraye hariya, ejo bundi yaraye hariya, mbese ni wa muntu wirirwa aheheta mu bantu benshi, atafata umwe wenda bigira inzira atumiye ko ari we mugore we, ugasanga mbese mu mudugudu afite nk'abagore nk'ijana, cyangwa muri bano bantu bakunda kurogera nko mu nzoga, ugasanga umuntu bamurogeyemo, ugasanga mu rugo umwana nta kayi afite yo kujya ku ishuri, ugasanga nta gasukari mu rugo, byose ari ukujya mu kabari. Iri hoza rero rizingura ibyo bintu byose biba byarabaye kuri uwo muntu wawe, kuko aragenda akagaruka ibuntu. Ihoza, iyo ufashe ihoza ugafata n'umuhanga, bya bintu bateza hejuru y'inzu, cyangwa ukumva nk'ikintu kikubise nko hejuru y'ibati igenda nko gusambuka, cyangwa ukumva nk'inzira iratigita cyane cyane nko mu nguni z'inzu, akenshi rero ibyo ni ibintu akenshi baba babohereje. Ukuntu wabigenza rero, ufata irihoza ukarivanga n'umuhanga, warangiza ugatera mu rugo, ugatera no hejuru y'inzu, cyangwa no hejuru y'inzu. Ushobora gufata undi muti, ugafata nk'umutima w'insina, wa mutima w'insina, ukongeramo rino hoza, ukongeramo n'umuhanga, ukazenguruka aho hantu hose ugenda uteramo, uzenguruka inzu yawe, ibyo bintu byose nabyo bikagenda gute, bikagenda bivamo. Ihoza ni umuti ukomeye uvura ibintu byinshi. Ihoza abantu bakunda kuribwa mu kameme, cyane cyane abantu bakunda kunywa inzoga, ariko abantu bakunda kunywa inzoga bakaribwa mu kameme, kuko hari igihe haba ari uburwayi buteye ubwoba, cyangwa atari n'igifu, atari igifu, warangiza ako kameme rero, izo mbaraga zikaza zikurya cyane cyane, bikaba na ngombwa ukumva waraga rwose pe. Uko ubigenza rero, ufata iri hoza n'ubuyugira, ubugira butoya cyangwa bunini, warangiza ukajya ugira gute, ukajya unywaho, kuko nabyo birafasha cyane muri ubwo buryo, ukabona ubuzima burendereye kabisa. Rero ihoza rivura ibintu byinshi. Ihoza ku bantu barogeye mu nzoga, bakurogeye mu nzoga rero, uragenda ugafata rino hoza, ugafata n'ibishishwa by'umuko ukongeraho, cyangwa indabo z'umuko nta kibazo, ukongeraho ibishishwa by'icyo bita, ukongeraho ibishishwa by'umusave, ariko ugana hasi, uragera uganguraho akaboko k'inyuma, wangiza umuntu barogeye muri izo nzoga, ku buryo ari kazizi byatari, warangiza ukabitekana. Utuyiko 5 tuba duhagije pe, 5 twonyine tuba duhagije, ugasanga wa muntu barogeye mu nzoga rero, ibyo bintu bigenda gute, bigenda bigabanyuka, ugasanga umuntu wawe arimo aragaruka ibuntu. Rero ihoza rivura ibintu byinshi cyane. Niba ufite umwana uhora urira, ariko ari wa mwana utazi ikintu kimuriza, wakora iki? Ufata iri hoza na kino cyatsi tuvuga ngo ni imvura idahita, warangiza ukamutekeraho akanywa akayiko kamwe kaba gahagije. Bya bintu byo kongera kwirirwa arira byaramurenze, yarabuze amahoro, b'abana batumvira biga ku mashuri, ugasanga uyu muti uramufashe mu buryo bwihuse, kandi ugasanga ni wa mwana wumvira cyane nta ribi. Rero ndabakunda, nimba ari ubwa mbere ukanda follow, ukoresha no ku bandi, ikiganiro ushaka ko tukuganirizaho ujye utwandikira, SMS zayo ndazisoma pe.
ariko uko nzajya nshobozwa nzajya mbaganiriza mbagezaho byinshi na byinshi, turebe ko twakomeza twiyubakira ejo yacu heza. Imana ibarinde kandi murakoze cyane.